Devo karipila umbofu master ukundira inyuma ukundira umutima mwiza wawe wanyeretse idifera n'abaja mabi ukundira inyuma ukundira umutima mwiza wawe wanyeretse baby Presenti ni Zambia na Rwanda Lusaka Kigali Fechapwa Naoshe sipafilimba eno Rwanda Umfalfende kweba Dafu Yesu mabebi uwe badari Bakafwae Zambia na Italy Ukutusanga Wawa fa badari Jelly Umfalfende kweba Mabebi wanji ni wachise wachanji Ye ukansha mwanji ela speed and cause Ukwabulewe na inetet kubene Ukwabula inechari lemba Umfalfende kweba Dafu Yesu forever and ever Ndanga wafya shingaleto tubale ukupuma mubebi 16 Devo karipila Yes, nangiye mbasuhuza mwerere hose mu Rwanda no hanze yarwo. Abari mu ntara zose z'u Rwanda mumeze mute no mu mujyi wa Kigali sha. Abari hanze y'u Rwanda mwese niba uzi yuko uri hanze y'u Rwanda ukaba wumva ururimi mvuga ndagusuhuza cyane uri umuntu wanje. Abari Burundi, abari Tanzania, abari muri Zambia, mwauka bwanji mwachoma bwanji. Abari muri Malawi, mwaswera bwanji. Yes, amaniga yanjye ari herereye hano muri Zambia ku mujamaika. Abaherereye mu Tenderi Maproti aho ni Rusaka muri Zambia. Ndayikubona inshuti yanjye Alex uherereye ku Gatubaho ni mu mujyi wa Rusaka Zambia. Yes, wakwibaza uti Wikresa tuzaniye ibiki hano kuri Gasake TV show. Yes, kuba kunze mu mugabo bita Bamporiki. Ubu ndabizi cyane turi mu bicu. Murakoze nyakubahwa perezida abanyakubahwa abacamanza. Munyemerere nsasiye ko nakiriye impano irengeje itegeko rinyemerera bikambera icyaha bikambera ikosa. Mbahamirize ko ngewe na Norbert iyo tuza kuba dutuye Nyamasheke. Nkagirira umumaro Norbert mu kibazo afite nkamuba hafi mu buzima bw'Inyamasheke. Byarangira kubera ko mfite ingorane z'amafaranga 1000 akayamba. Ntabwo tuba turi mu rukiko. Ariko kuko yangiriye umumaro ku rwego rw'ubuzima turiho, ku rwego rw'amafaranga dutunze, amafaranga 1000 y'umuturage w'Inyamasheke angana na miliyoni 10 z'umuturage w'i Kigali iyo byitwa gutanga impano. Uko gufashwa ndageraho mwashatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo niba umuntu nafashije avuze ngo ndagushimiye, mfite kwemera ko nshimira cyangwa nkabyanga. Icyo navuze rero ubunini bw'icyo yampaye nibwo bwateye abantu kwibaza ngo umuntu yagufashisha cyangwa yaguha impano itazishyurwa ya miliyoni 10. Nyakubahwa perezida, ibi bintu abantu bakwiye kubyumvira mu kuvuga ngo ese Bamporiki iyo ahuye na Norbert banywa mukaru, wajya kure ugasanga banywa champagne. Rero twe gufata copy paste y'abantu banywa mukaru bahana 1000 ngo tuyigire ingorane mu gihe abantu bahana miliyoni 10 baranyweye champagne. Twumva igikorwa cyakozwe kuba yarampaye nkakira, nasabye imbabazi, ndagomeza no gusaba imbabazi ko narengeje ayo nagombaga kuba nakemera. Ariko ubundi kuba we ntabwo byamuvunnye, ni nayo mpamvu atabiburana atabigira n'ikibazo. Kabintu honorable yari yasabye kwibyaje bikamwikubita hejuru. Byamwikubise hejuru nkuko na Shema nawe byamwikubise hejuru. Yesu uyu Bamporiki Edouard ni umugabo kuri uyu ngubu yahawe imbabazi na nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Yes, muri iki kiganiro kandi turi kumwe niyo bita Serious Company.
Yes, iyi Serious Company ni ikigo kigushinzwe gushakira abantu amashopu yo gucururizamo, amazu yo gukodesha, amazu yo kubamo, ibibanza byo kugura, ibibanza byo gukodesha, byose birahari. Waba ufite ishopu ariko ukaba wirirwa wisinzira ukubita umutwe kuri kontwari wabuze abakiriya, wirirwa usoma Bibiliya kandi atari impano yawe kubwo kubura abakiriya, ibyo byose Serious Company yaje kubikemura. Tubibutse ko Serious Company ni ikigo cyatangiriye hano i Lusaka muri Zambia cyangwa muri Zambia yose, ariko ejo cyangwa ejo bundi raba yageze mu Rwanda ni Burundi. Waba ushaka ikibanza cyo kugura, waba ushaka ikibanza cyo gukodesha, waba ushaka inzu yo gukodesha, waba ushaka inzu yo kugura, byose ni Serious Company. Aha ndabahereza nimero ya Serious Company ni 0972 547189. Ndazisubiramo kandi nimero za Serious Company ni 0972 547189. Serious Company. Nimudusange tubafashe namwe mwirirwe muto bamakwaca mubara makwaca zoona. Niba nta mutima mubi, nta mutima w'ubugugu, kora subscribe, share, like, comment, tujye tubana hano kuri Gasake TV show. Ya makuru yizewe, amakuru agezweho utari wumva ahandi hantu. Ni Serious. Uyu mugabo yari amaze umwaka unarenga ari Madrid. Yari amaze umwaka unarenga ari Madrid, ariko ubu ngubu nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamuhaye imbabazi, aramubwira ati wakoreye igihugu ugikorera neza. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yarebye aravuga ati wakoreye igihugu, hari aho wakikuye, hari aho wakivanye, nako utagize urubyiruko warugiriye inama. Muhungu wanjye, ibyaha wakoze ndakubabariye vi Madrid sha. Uyu ni umugabo twamubonaga mu itangazamakuru rwose mbere atarakora ibyaha bimujyana i Madrid, ndavuga Imageragere. Yaje gushinjwa icyaha cy'indonke cyangwa se nuko niyo shaka kuvuga cya ruswa. Yaje gushinjwa icyaha cya ruswa bamujyana i Mageragere. Yahamijwe ibyaha birimo kwakira indonke, ndavuga ubwo ruswa, bamukatira imyaka igera kuri 5, ariko yari amaze umwaka umwe urenganya kuba wa Repubulika. Aramureba aravuga ati mwana wanjye ndabona ya matama yarahombanye sha. Ati ndabona amatama amaze guhombana kandi wari ufitiye igihugu akamaro. Buriya umubyeyi agira impuhwe, umubyeyi nubabarira umwana aramubabarira. Ubu ngubu yagarutse mu bantu, yagarutse ku isi. Ubu yagarutse mu gihugu, ari mu gihugu, dore ko bajya bavuga ati Mageragere ni mu kindi gihugu. Ndakwicuza rwawe. Ubu rwose Bamporiki ari mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko yaravuye mu gihugu cya Mageragere. Ku bakunzi ba Bamporiki rwose ubu ngubu ewana ndakeka turi mu bicu cyane. Umusaza yagarutse, yari umusaza wirwanyeho. Uyu mwibuke yuko ari umusaza wirwanyeho cyane, akava ku rwego acukura amatuwarete y'abantu. Ibaze kuva ku rwego ucukurira umuntu tuwarete guhemba 500, 2,000, ariko ukagera ku rwego uba minisitiri we. Urumva ko umusaza yirwanya akava hamwe akajya ahandi. Urumva na nyakubahwa asanga yabirebeyeho, akavuga ati muhungu wanjye vi Madrid ugaruka ku isi. Niba umuntu
nafashije avuze ngo ndagushimiye, mfite kwemera ko nshimira cyangwa nkabyanga. Icyo navuze rero, ubunini bw'icyo yampaye nibwo bwateye abantu kwibaza ngo umuntu yagufashisha cyangwa yaguha impano itazishyurwa ya miliyoni 10. Nyakubahwa Perezida, ibi bintu abantu bakwiye kubyumvira mu kuvuga ngo ese bampora iki? Iyo ahuye na Norbert banywa mukaru, wajya kure ugasanga banywa champagne. Rero twe gufata copy paste y'abantu banywa mukaru bahana 1000 ngo tuyigire ingorane mu gihe abantu bahana miliyoni 10 bananyweye champagne. Twumva igikorwa cyakozwe, kuba yarampaye nkakira, nasabye imbabazi, ndagomeza no gusaba imbabazi ko narengeje ayo nagombaga kuba nakemera, ariko ubundi kuba we ntabwo byamuvunnye, ni nayo mpamvu atabiburana, atabigira n'ikibazo. Nta bintu honorable yari yasabye kwibyaje bikamwikubita hejuru, byamwikubise hejuru nkuko na Shema nawe byamwikubise hejuru. Gusa wenda ikosa yakoze mbona d'ordre politique nuko nyine umuntu niba aje avuga ko ari inzoga nawe yahinduka amafaranga ukayakira, muri etike banza bitemewe y'abayobozi. Ariko ntabwo numva ko ari nubwo bayemera icyaha ati narabyakiriye mu nyungu zanjye, ntabwo nenda kubijyana bati ndumva wenda mwabyita escroquerie. Ariko ku bwanjye nk'umunyamategeko urukiko ruzanabisuzume, umuntu iyo yemeye icyaha rugasanga atari nacyo, rushobora no kukimugiraho umwere nubwo yaba yakemeye. Hari imanza nyinshi byabayemo, nubwo nigeze kuburana umukobwa yemera guta umwana ngo yataye umwana, ariko ayemera icyaha kuva muri ribu, ariko urukiko rwisuzumye rusanga ntiyamutaye, ahubwo yamushyiriye se akiri agahinja ati maze amezi 3 narabyaye, wanze kumfasha akira umwana wawe. Bamushinja icyaha cyo guta umwana, ariko urukiko rwisuzumye rusanga guta umwana ari ukumuta imbere ya kiliziya cyangwa kumuta mu ishyamba.